ikaze nanone mu kiganiro Barada Vibes. Ngendi Barada, ukoze subscribe, ugakora like, ugakora share, ndetse ukabaza ikibazo cyangwa commentaire muri iki kiganiro, ni inkunga ikomeye cyane kuko binyereka yuko ibyo mvuga bibageraho. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ikintu gishobora gutuma ni gute umukobwa ukundana n'umuhungu, ariko muri uko gukundana n'umuhungu mukundana igihe kinini, urifuza yuko mukora ubukwe, urifuza ko Agusaba yuko mwabana, ariko warahebye. Uribaza ariko arabitekereza, ese gahunda yacu imeze ite? Mukobwa rero uribaza uti se mbimubaze, ese nimbimubaza azagira ngo iki? Ubona umuhungu rwose mukundana nta cyemeza afata, agutera urujijo ku buryo wibaza amaherezo. Uramukunda kandi nawe akagukunda, ariko akenshi wibwira ko ni iki kibura, afite amafaranga, afite akazi, ariko ntabwo icyo kintu kivuga. Kuki atambwira ngo tubane? Ese ni gute wabana n'umusore uteye gutya? Ikintu cya mbere nuko ugomba kugira ubuzima bwawe, nawe ukamuha rugari, ukamuha umwanya akitekerezaho. Ahangaha ni hahandi uzamureka akagenda akaba afite gahunda azajyamo. Ko wowe wibuke yuko mumaze igihe kinini cyane mukundana. Igihe kirageze rero yuko umuha umwanya akagukumbura, akakubura. Mukajya mu bukwe akabona abandi barimo arareba nakana ko muri akavuga ati shaye bakana kari hano. Akajya muri uwo mupira ari wenyine akavuga ati kana ki yabari hano. Naho guhora muri kumwe ageraho akagira ngo uruwe cyangwa muri kumwe kandi atari ko bimeze. Muha umwanya mu rukundo, yisanzure, agende wenyine, amere nkaho ari libre, ukuntu ari free. Wimushyiraho igitutu, wimucungacunga, wimugenzura. Kubera iki? Bizatuma agenda agukumbure, agende abone icyo wari umufatiye, avuga ati ku kindi jyenyine kana kari hehe. Ariko nuhora buri kanya muri kumwe, ntago agukumbura nyine, urahari, iteka yagushatse arakubona, umeze nkaho mubana umunsi ku munsi. Cyane cyane rero bino bintu bikunze kuba ku bantu batazi icyo bashaka. Ni umuntu utazi icyo ashaka, ni umuntu utinda gufata icyemezo. Kumushyiraho igitutu rero ntago bizatuma ahinduka, ahubwo bishobora kuba intandaro yo gutandukana nawe. Kubera ki? Avuga ati uyu muntu angendaho, urumva arandembeje. Aba batipe akenshi uzasanga bakunda kwikorera siporo, kwishimisha, kwirebera imipira n'iki. Noneho reba uwo muntu usange noneho buri kanya ninde uri hano. N'abajame bari bazi ko bagiye gusangira kamwe, bajye ko nabone araje na mukobwa. Bizagera ahantu umere nk'umujama we, agufate nkaho uri mugenzi we. Ariko iyo umuhaye umwanya nawe akisanzura, hari n'igihe ataka avuga ati reka ntahe njye kureba, njye kumusura. Ese azagusura ryari ko muhorana? Azagukumbura ryari ko kuva ku kazi gute? Muha umwanya rero yisanzura ari wenyine, uzuza imigendekere n'imigarukire ye. Mu rukundo nibyo, ariko hari igihe ukabya. Umuntu umaranye imyaka 2, 3, 4, 5 nuko uhora. Muha umwanya. Ni gute rero wamuha rugari mu kwifatira icyemezo, kumenya icyo ashaka, kumenya agaciro kawe, kumenya ko akubuze yaba aguhombye. Ubundi guhinga n'uguhozaho, kandi akenshi ibingibi abahungu barabishoboye. Mureke rero, yaraguterese muri kumwe, ariko noneho aho bigeze bigaragara nkaho ari wowe noneho umutereta, bigaragara nkaho ari wowe umuri inyuma. Wigaragara cyane ko umukeneye buri kanya, ahubwo boneka gake aba ari ugushakisha, kuko uko agushatse akakubona ntabwo azumva agaciro kawe. Nanone wikwigire idolari ngo bikabye, ariko nanone wiboneka. Uri he? Ndi hano. Gwino yendaje. Urakora iki? Ndi hano. Ko ngushaka? No, gira ubuzima bwawe nawe gira ubuzima bwe. Niba murimo mukundana, cyane cyane mugeze ku rwego wifuza yuko ahindura ijambo, yarakubwiye ati ndagukunda yego, ariko none urashaka ko ahindura ijambo, none akakubwira ati wambereye umugore. Rero niba koko akubonamo ko wamubera umugore, kuko hari abakobwa benshi, abahungu mukundana mukamaranya imyaka kandi atakubonamo umugore, agishakisha. Wowe uhagaze hehe? Kuko wasanga atari wowe ashaka gishakisha, ukaba ahubwo urimo umutesha umwanya, cyangwa se urimo witesha n'amahirwe yo kubona ya potential yawe. Hari igihe rero usanga ukundana n'umuntu, ugasanga uramubwira ibyawe byose nkaho ari igitabo gifunguye. Hari amabanga utabwira umuntu, cyane cyane uwo muntu mukundanye mutazi gahunda mufitanye. Sinkubwiye ngo umubeshye, oya, nibyo azakubaza uzamubwiza ukuri, ariko ugasanga utuntu twose kibeze nk'igitabo. Kumuha amakuru yose y'ubuzima bwawe, akadomo n'iki, ntabwo ari byiza. Ariko nanone no kumuhisha si byiza. Vuga uziga, bimutere kwibaza no kubaza ibyo akeneye kumenya. Naho se uricaye arabikeneye yabikubajije. Hanyuma rero nawe gira ubuzima bwawe.
ni byiza kwishimisha n'uwo muri kumwe n'umukunzi wawe, mugatemberana, mukagirana ibihe byiza, ariko nawe gira ubuzima bwawe. Nibyo navugaga, muramenyanye, mutangiye gukundana, mukundanye iki, inshuti zawe zose uraziretse, mu rugo ntibakikubona, nta kintu gikora uri wenyine, tujuru buri inyuma y'umuhungu, diri. Wowe ubuzima bwawe ni ubuhe? Ahangane na hahandi iyo mutandukanye, cyangwa ugasanga ibyo wamushakagamo ntabyo aguhaye, ntabyo afite, ubura icyo ukora. Inshuti warazitaye, wakundaga kubyina ntukibyina, wakundaga kujya gusenga ntukijya gusenga. Kubera iki? Ubuzima bwawe bwose warabutaye, wabuhaye umuntu umwe. No, gira ubuzima bwawe. Ntabwo uta ubuzima bwawe cyangwa ngo uti identite yawe uturiwe kubera ko wabonye umukunzi. Mugire igihe cyo guhura, mugire igihe cyo kuganira, ariko nawe ugira urwawe ruhande nk'uko nawe afite ibye arimo. Buri wese ari hariya, undi ari hariya, ariko hari igihe muhura, murakumburanye, muhuye, muganira, ugira inshuti zawe nawe agirize, mugire n'izo muhuriyeho. Hari igihe rega umuntu ashaka guhura n'inshuti ze bakivugira bya bintu batavuga uhari, kuki ujya kubajena cyangwa kuki wakujena, wimwizirikaho ngo ngwi, urumva, kumwizirikaho ntabwo aribwo byerekana urukundo. Hanyuma ikindi kintu, wimutitiriza ko ukeneye kubana nawe, ko ukeneye gukora ubukwe nawe. Gukora ubukwe ni ikintu kimwe mu bintu abakobwa benshi batekereza cyangwa bifuza. Ugasanga umuntu araje, ntimuranamenyana, ntuzi yenda niba nashaka gukora ubukwe, ugashanga ati dukundana, uti ubukwe, ugatangira gutekereza ikanzu, ugatangira gutekereza za bridal shower n'abantu uzatumira. Banza urebe we niyihe gahunda afite. Njya kunda kubabwira ngo muganire, afite iyihe gahunda, washangaje kwishimisha, wowe ukaba ushaka ubukwe. Hari n'abavuga bati kugira ngo uyu muhungu mufatishe neza, reka antera inda, namara kuntera inda bizahita bikemuka. Kumushyiraho igitutu kugira gute, ibyo bintu byose ntabwo ari byo bizatuma ashaka gukora ubukwe nawe. Numushyiraho igitutu atabishaka, yenda akabikora, ejo bizahinduka. Numutega iyo nda ashobora kuvuga ati umwana wanjye atazandagara, ariko nta rukundo rurimo. Niki ushaka wese, n'uruhe rwego ariho. Erega niba uri mukundana n'umuntu akubwira ati ngewe nta bukwe nteganya hano hafi, azahinduka ate? Wibwira ko uzamuhindura? Wimutitiriza rero, kuko niba mutarabiganiro ngo mwe muhuje gahunda, kuki umushyiraho igitutu. Hari kimwe, shyiraho igitutu bicemo, ariko ejo ntuzamubaza urukundo, kuko nawe ntabwo ari urukundo ruri kuki kwemeza. Hanyuma wimugira ikigirwamana, wimusenga. Hari igihe usanga umukobwa ashaka umugabo, cyane cyane umugabo uzamushyira mu mago, noneho akemera ibyo ari byo byose. Umutuka akabyemera, umubwira nabi akabyemera, umuca inyuma akabyemera, umukorera ibintu bitabaho akabyemera, ati ntakoma rutendere kandi azanshaka. Ntukajye utuma umuntu akugenga ubuzima, ari ugenga ubuzima bwawe 100%. Ugomba kwihagararaho nawe ukagira ubuzima bwawe bwite nk'uko nabikubwiye, ukigirira icyizere, ukavuga uti adahari nabaho, ukagira indoto, ugakora, ukiga, wikwerekana ko nta bwenge ugira. Hari abakobwa njya numva bavuga ngo abahungu batinya ngo umukobwa uzi ubwenge, ngo umusore ngo abashaka umuntu ucisha bugufi. Gucisha bugufi ni kimwe, ariko no kwigira igicucu ni kimwe. Umuntu ugukunda gukundira ukuri, akagukunda kandi aguha agaciro, ntago agukunda kugukunda ari ukugushyira hasi ngo agukandagire. Ikindi kintu wikumva ko adahari ubuzima bwawe bwahagarara, kuko ahanga ni hahandi hava ibintu, umuntu akagukoresha ibyo ashaka, akaguca inyuma, akagukubita, akagira ate ngo nuko ngo ari umugabo, ngo nuko ngo mukeneyeho ko uzamubera umugore. Hoya, kora nawe wigire, ku buryo niba anagiye no kugushaka hari icyo uzana. Uzanye iki? Wazanye iki? Mushyire hamwe. Hanyuma ikindi kintu rero utagomba gukora, wikoresha imibonano mpuzabitsina nk'intwaro yo gutuma afata icyemezo cyo kugira gute, cyo kubana nawe. Ariko ntago sex ariyo yubaka urugo. Hakenewe n'inama, hakeneye no kubahana, hakenewe n'ibintu byinshi cyane biza byunganira iyo sex, uko kuryamana muryamana. Rero ntuzibwire yuko inshuro nyinshi uryamana n'umuhungu aribwo azafata icyemezo cyo kubana nawe. Hoya, cyangwa nawe akakubwira ati ngwino turyamane uzambera umugore. Uribeshye. Kora ibintu bikuvuye mu mutima ushaka nawe. Nsoza rero najya ngo nkubwire ngo umukobwa mwiza, kugira ngo ufashe uyu muhungu kugira ngo aguhitemo, ikintu cya mbere ni ukwiyitaho. Kwiyitaho ntago mvuze ngo wikore makeup ushyire ku myako fresher, reka se nakubwira ngo bizatuma akubona gukunde. Hoya, ikunde. Ntago ugomba gusa nabi, ariko ikunde, ugira ubuzima bwawe nawe agira ubwe.
ntago rega iyo mushakanye cyangwa mugiye gukora ubukwe umukobwa ureka kuba uriwe hoye ubwo muri uriwe kuko Imana yakuremye uri umwe ugiye wikunze usa neza ufite ibitekerezo byawe ufite icyo ujyanye muri uru rugo ntago rero ugomba kugira gute gufata imyitwarire yawe ngo uyisibe ufate imitekerereze yawe uyisibe imigendekere yawe uyisibe inshuti zawe uzisibe indoto zawe uzisibe kubera ko ugiye kugira kubana n'uriya muntu hoya nawe akeneye umuntu rero wiberaho ngo ndakundana n'uyu simvuga sindeba sinkora iki kugira ngo azanshake hoya baho ubuzima bwawe nawe abehubwe hanyuma nafata icyemezo cyo kugira ngo mubane bizaba ari byiza abakobwa akenshi usanga umuhungu ari ukubwira ngo wambereye umugore biba bigoye rero kumenya ngo uyu nguyu aranshakaho umugore yashaka kunkinisha biba bigoye ariko se ubajije byatanga iki ufite isoni zo kubaza se ngaho ni mukundane wenjoyinga urwo rukundo ariko nawe ugire ako wisigira nagusaba ko mubana ukabona yujuje ibyo wifuza ni byiza ikindi kintu reganja nibaza nibyo murakundana ariko se uwo muntu murimo mukundana ushaka ko akubera umugabo ubona ko ari yavamo umugabo wifuza ujye ubitekerezaho ugakora list ukavuga uti nubwo dukundana ariko nambereye umugabo byacamo cyangwa wowe icyo ushaka ni umugabo hari ibindi byinshi cyane bisaba kugira ngo akubere umugabo muri make rero reka nkubwire mukobwa kugira ngo ufashe uyu muhungu gufata icyemezo cyuko yagusaba ngo mubane wimwiha cyane ngo umuhe rugari kuri wowe umuhe rugari ku buzima bwawe akugenga gucisha ku buryo nakurekura uzasigara umeze nk'ishashi utazi aho utazi uwuriwe oya gira ubuzima bwawe nawe agira ubwe mugiraho muhurira nimuhuza bikavamo ubukwe cyangwa akagusaba ko mwabana bizaba ari amahire nari barada iyi yari barada vibes kora subscribe ukore like ukore na share ndabakunda cyane